nk'uko mwabonye rero mu makuru twabasangije nuko hashize iminsi mike tubonye virusi hano mu Rwanda ndetse guhera kuri igipimo cya mbere haza no gukorwa n'ibindi bipimo mu buryo bwo gukurikirana ibyorezo tuza kubona ko hari n'abandi bafite ubwo burwayi akazi karakomeza n'ubu tuvugana hari biri gukorwa. Iyi virusi ya Marburg ni virusi isanzwe izwi kuko imaze igihe kinini yagiye igaragara mu bihugu bitandukanye, hamaze kuba ibyorezo bishingiyeho birenga 13 ariko mu bwa mbere yari igeze hano mu gihugu cyacu uko nabivuze. Uburyo rero bwo kwirwanya no guhangana nayo nabwo twariteguye kuko twitegura n'ibindi byorezo, ariko buriya buri cyorezo kigira ibyacyo, kigira umwihariko wacyo, ni nayo mpamvu dutangira tunagisobanura, hanyuma tukanabaha ibiri gukorwa, tukabaha imibare kugenda iboneka ndetse tugaduhura namwe kenshi kugira ngo ibyo tuzi amakuru dufite namwe mwe muyafite kuri urugamba namwe muri turimo twese. Iyi virusi y'umwihariko wayo ni uko ubundi ntikunda kubaho cyane, bayita mu rurimi rw'amahanga bayita rare virus, ntikunda kubaho cyane, ariko iyo ibaye ibashije kugera mu bantu ubundi ikunda kuva mu nyamaswa inkende zizwi ndetse n'uducurama mwese muzi ko na virusi zindi twagiye tubona hari aho zihurira. Buri inyamaswa hari ibiva aho bitujyaho, hari natwe biva ku bantu bijya ku nyamaswa n'aho dutuye niko isi imeze. Rero igeze ku muntu hagati y'iminsi 3 ushobora kugenda bikaba byagera ku minsi 21 ashobora kutagaragaza ibimenyetso. Hari abo biza vuba, muri rusange usanga mu cyumweru cya mbere ibimenyetso bigaragara, ibimenyetso bitangira bisa n'iby'izindi ndwara tuzi, cyane cyane indwara ya malariya n'izindi. Biza ari umuriro mwinshi ndetse usanga utunguranye, hakaza umutwe ukabije cyane, kubabara ingingo, imitsi, imikaya ndetse bikaba byagera no mu rwungano ngogozi, umuntu akaba yacibwamo akaba yaruka. Ubwo ibyo ni icyiciro cya mbere, uko iminsi igenda ariko ibimenyetso bigenda bihinduka bitewe n'uko umubiri ugenda wangirika. Ni nayo mpamvu kwirwanya rero bisaba kuyibona vuba ukayivura vuba. Uyu munsi rero tuvugana hari abayigaragaweho nk'uko nabivuze, imibare ejo twarayiberetse. Uyu munsi hari ibindi bipimo biri gukorwa ku bantu benshi bagiye bahura n'abarwayi, ariko imibare twabahaye ejo ntabwo irahinduka, nayo ku batayibonye ndumva twanayisubiramo yuko hari abarwayi twagize ibyago gupfusha abarwayi 6 ndetse hari n'abandi 20 bagaragaweho n'ubwo burwayi. Dufite rero abahuye nabo benshi, ibyo bita contacts, nabo buri munsi umubare uriyongera, tugenda duhamagarana cyangwa se dushakisha za contacts bamaze kuba benshi hafi 300 ndetse bishobora no kwiyongera, ariko bigenda bitandukana. Hari uwo bahuye nk'uko duhuye, ushobora kuba mwarahuye mukanaramukanya cyangwa se munabana mu nzu, cyangwa yari umurwaza cyangwa yari umurwayi, biratandukana. Aho uyu mubare mbahaye muri rusange ibyo birahinduka iyo dukurikirana icyorezo, rero icyo ni ingenzi. Ikindi twababwira ni ibiri gukorwa kuva laboratwari muri igihugu yabona ko iyo virusi ihari kuri uwo murwayi twahereyeho, twagiye dushakisha abo bahuye ariko tukanibaza virusi yaturutse hehe. Kugeza ubu ntabwo turarangiza icyo gikorwa cyo kumenya, gishobora rimwe na rimwe no kugorana kuko usubira inyuma ushakisha aho uburwayi bwa bwaraturutse, ariko icyo nta nubwo ari nacyo cyihutirwa cyane. Icyihutirwa ni ukumenya aho uburwayi buri, aho bugeze, tukabuhagarika ndetse abarwayi tukabavura mu buryo bwose bushoboka
byaba ibyo dufite aha mu gihugu n'ibyo tudafite byose tukabibaha kugira ngo hatagira bongera gutakaza ubuzima. Iyi ndwara igira ikibazo cy'uko uyirwaye ashobora kumuhitana ku gipimo kiri hejuru ugereranyije n'izindi, ariko aho yagiye igaragara kwivura kare vuba byongera amahirwe y'uko abarwayi bashobora gukira. Biva hagati ya 25 na 80-90% kuba yaguhitana. Urumva ko ari intera ndende bishoboka kuko bimuvuye ushobora kurengera ubuzima bwabo benshi barwaye. Kuba atararwara rero birashoboka ko haba hari wahuye n'uburwayi bwabo n'abandi tutaramenya. Niyo mpamvu tubwira abatwumva gukurikiza aya mabwiriza. Ubonye umuntu ufite bya bimenyetso, umuriro mwinshi, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, mu mitsi, mu ngingo, ndetse no gucibwamo, ushobora no kwibuka ko hari uwo mwahuye ufite n'ibyo bimenyetso, nabyo byongera kuba wakeka ko iyi ndwara wayanduye. Ukaba wakwihutira guhamagara wa murongo 114 cyangwa se ukitabaza ubuvuzi mu buryo twashyizeho bwizewe tumubona hakiri kare, kuko iyi ndwara ishobora kwitiranya n'izindi nyinshi. Ikindi dusaba ni uko abaturage bagira umutuzo bagakomeza imirimo yabo bakoraga, kuko indwara itandukanye n'izindi twahanganye nka COVID-19 ntabwo ari indwara yandurira mu mwuka nk'uko iyo twahanganaga nayo yari imeze. Ni indwara yandura iyo ukoze ku matembabuzi cyangwa se amaraso, iyo uyirwaye ufite ibimenyetso, cyangwa se ugakora ku myambaro n'ibindi bikoresho byagiyeho iyo virusi. Binasobanura impamvu ari ngombwa kwirinda gukoranaho, cyane cyane iyo ibyo bimenyetso bihari kuyifite cyangwa kuwo akoraho. Ibyo bijyana n'isuku ni nabyo twakomeje kwibukiranya, ari nabyo namwe twabasaba yuko mwadufasha gukomeza gutambutsa. Kenshi iyo habaye icyorezo abakwize ibihuha nabo baba benshi, twagira ngo mwebwe muze kutubera abafatanyabikorwa beza bo guhangana n'ibyo bihuha. Rimwe na rimwe usanga bigamije kurangaza cyangwa se no kuba byanatera ibibazo ku cyorezo, gukura abantu umutima bitari ngombwa. Nubwo ari icyorezo gihitana ubuzima, ariko twizeye ko mu gihe gito twagitsinda. Baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Birumvikana tubabajwe n'ubuzima twatakaje, ariko dushyiramo ingufu nyinshi turaza kurengera ubuzima bw'abandi benshi.